shamba bariye ko iyo story yari iryoshye urimo kwihimba oya ntabwo ndi kubihimba kuri ntabwo ndi ase ibintu byarabaye so ibuka uriya mugabo akotede nawe uri kwijijisha njyewe mba numva ibintu mbereye matari byo mba nasetse imbavu zanjye zahiye ubu umaze kungira nk'ikigoryi nta kintu gikora muri uru rugo Teddy wagiye wumva rero ubwo babigena tuvuge ko utarubizi ni karibu muraho eko nani sonje niki kikugejeje muri uru rugo nanjye kureba tirosi eko nasuzugurwa mu rugo rwanjye koko kati amushyitse munsi mfite umugabo wanjye amasaha ni kari umugabo wanjye nagaze amasaha kandi yende kugabana n'amagara muraho ndabona ngize abashyitsi kandi se noneho wowe ubwenge buke bukuyoboye bukakugeza aha ngaha n'ubu ntabwo nasuhuza n'umuntu ukiyoboye noneho nasuzugurwa mu rugo rwanjye byose arahari dore ibirenge ninde ukuyoboye hano ndetse twa mukuru wanjye nanjye kureba byose twari twagize ikibazo nagira ngo muganirize ese ko ari mukuru cyata mu ngo yewe na nimero zigira se ku buryo utinyuka mu nzu yanjye n'ibyo birenge telefone yanjye yazimye nayo ntabwo iri kwaka kuki utatiye telefone nta nimero ziri mu mutwe ntabwo nziza umunsi meruka iwanyu nta nimero zanjye nanjye nagusige ngo ujye umpamagara kuki telefone umpamagara yanjye yazimye sinari tuzandika ku gapapuro se nako waragataye ndetse mwambabariye byibura mukamuhamagara we mu rugo rwanjye se mwakubise ko twagize ikibazo nagira ngo ndebe niba hari ikintu bamfasha bamubwire Teddy ariko biki bamubwire nagize amahirwe umva ntusigere nkandagira mu rugo kandi naje nawe ngasanga hafunze waje iwanjye yatuzengurutse wawe uyu munsi watuzengurutse byaba bitari gukora neza ahubwo umukubita nicyo kiravuga n'igisoni ugira mu bwenge bwawe inzira yakuzanye urayibuka gira vuba vuba kandi sininde gusubiramo vuba ese uzasabiriza kugeza ryari kandi wari uje iwanjye gusabiriza umbuze uzana hano ni ugushaka kujya hanze atumye niyamburiza intebe gusa cyakoze cyakwana n'ibyo mba nawe ngo yaje iwanjye arambura asa hano hari nyina hari umwana wose n'ikintu ubundi abagabo twashatse ni koko ariko igihe nzabona nzafata umwanzuro kandi utari neza nimba mbona ntazi ntekereze kabiri kandi iwawe ndakubura aza hano kwa Ibra kwa Jerosi cyane okay yuko zajya ngana hari araza n'unoteri seseme n'impuhwe nyinshi ese undi uriya yabuze icyo akora umuntu umugara umukobwa aza n'itorosho kati biriya bintu biteye ubwoba wari wabazi nari ibintu utasubiramo urumva uyu mudamu ataba yarakoresheje amarangamutima nk'umubyeyi
nta marangamutima nayo Godfrey, ayo marangamutima akuroha akakuroha mu rupfu, akakuroha mu kibi, ayo marangamutima aragatsindwa. Bavuga ko no ubwira ngo ntabwo nabisubiramo Godfrey, ibintu nasaba imbabazi nge sinabisubiramo. Agira umuntu binyandikira muri comment, niba hari umuntu wabiyumvisha, agira umuntu binyandikira donaje ko muganuka ntanabyumvisha. Agira umuntu binyandikira muri comment amagambo yavuze ati ubusa Godfrey ntabwo wigeze ubyumva uvugishije ukuri cyangwa nta kintu I swear to God ntabwo nabyumvishe. Nibi numvishe hari ukuntu akantu guca mu matwi numvishe biri guca mu matwi niba narabyumvishe he. Urabona ko kuna abana bandika amatayito. Nabonye aka video gafatanye ntabwo nakora kumvisha. Gafatanye na kuriya mudamu banditse ngo Jackie ngo niba ngo Jackie yagize gute ngo mama buri gihe ngo yamwifurije kujya gufungwa. Naho ngaho mbikuye sinigeze numva nizo video. Yabiyo yabo niye sitangura byumvishe. Abatesi urakoze cyane ngo nk'umubyeyi yari kunsanga inbox. Ko ni ukuri mbere yuko aho ukajya kuvuga yari kubanza akaza inbox akambwira abaye, ariko ibyo nabyo yakoze kubera ko akeneye gucuruza, aragenda arahubagurika aravuga kagira ngo hari ikintu kiri nakoze kinini cyane. Umuntu azavuga ukuri bibi kibazo, bavuga ngo arwaye mu mutwe, bavuga ngo nagende muri rehab, ubundi umuntu azabaho gute? Ewe narumiwe Godfrey, urumva ukuntu bimeze nuko nyine wese kenisi umutinganye. Urabaga koko narabaza ariko nsubira inyuma mbisabira imbabazi bro. Nago ngewe mwakomeza kunshyiraho icyaha kandi naragisaba imbabazi, ahubwo ikintu kiba gihari abantu bavuga ibyo bashaka nta kibazo, ntago babuza kuvuga, ariko umutima wanjye narabohotse. Ariko nanone ngaya abantu bakomeza gucurwa pirato kandi nabo ubwo bazi neza yuko urwo rwa pirato bari kurohamo umuntu, nabo barukandagiramo mbere yanjye kandi ari ababyeyi gutese. Godfrey dore ndahanga urwo rwa pirato banciriye ntago ruzijya runshibukana, kandi nibo bazarushibukanwa ahubwo ari bo. Ariko hari abantu bavuga ngo nawe ngo hari ukuntu ngo waga cyane ngo kabaga ngo ku buryo ngo imbabazi bigoye. Sawa nyine niko rubanda bajya bavuga kuri no mihanda wowe ushinzwe bana Godfrey we uretse gato mwangereje kuri cyanga bine akirangira ibintu yihaye Jackie ikintu ngiye kugusaba wenda kumva ukinyemerere kandi ukinyemerere sibyo? Ntiwabatijwe shano kuri Godfrey nge nta n'ikibi nari ngamije kabisa. Uretse gato warabatijwe ukomeza kuba kasa mutwe, ako se sindi munsi y'ijuru mwana Kiramani. Wabari ukamfatira Jackie agahinduka Hajati. Yewe biragoye. Agato wa Jahati niba ari Chahata niba ari indi, agatangira kwambara bya myenda umugire Hajati. Uyu mukobwa yahita ava mu mihanda. Iki kiboro kiri gushaka ibintu biri kuruka mu kiboroke. Hasi uyu wari marandika ibiki wagatsindwa. Jackie biragoye cyane. Kandi ikintu gisekeje birashoboka. Ikintu gisekeje. Uyu Jackie ubona kuri kamera na Jackie wo ku ruhande n'ibintu biri bitandukanye. Urakoze cyane kwira. Abanzi baranze kabisa cyakora. Uri kuba none si icyo nshaka kubaza Jackie, bigenda bite nyine kugira ugere imbere ya kamera tuhinduka kuriya ashobora kuza nko gukina ukabona afite isoni abandi bari kuvuga ukabona na blague afite cyangwa akavuga amagambo abaze nyine bafite isoni mubwira isoni byumva isoni neza isoni z'umuntu wagira ngo ni isugi ari kuri tele boneki wagira ngo ni isugi bagira umugani ngo rwubika ngo niwe